Amazi ari mu rwunyunyu wayavomye Amaki amazi ndimo kunywa ari mu rwunyunyu wayavomye kuko muje ukuri aya mazi ko atasanzwe nk'ayo naresanzwemo Suzemba amazi ari mu rwunyunyu nta mvura yaguye ngumva ngo ndimo kunywa imereko wayavomye udashye heheze inka yanjye none se ntabwo uzi ko ako ngako gafunguye ariko tujya njya nyaramo Nyuma ariya komba nayapfundikiye kujya hatagira yanjye inka ndavuze ngo ngorarwaye shanze ko bari mungirire mu bakazana barakanyine n'umuntu mwese mwaci bas wowe shize udakwiye no gukira wowe umuntu makaza umuntu umurwaye kugira ngo abone imiti yo kwivura wowe icoco yewe nzabaho nagufite kandi nzabaho tugende ko nari ndi kwihuta oya nuko se wakwihuta wakwiburaho wenda n'utunota dukeya nyine ukagenda wishimye nta n'umwaga ufite wewe nyine ukagenda nta n'umwaga ufite uyu mwaga wa ntawe naje nabyiko oya mva ako se reka twegerane ako wowe wegerane nande nge nawe twegerane jya uryamana hano nyine utete wumve ko umeze neza kundi nabigenza umva none ubwo kundi bigiye ntabwo ubona ko bwije ugiye bya message gute ndi kukubwira ngo usobanurire umuntu utinyuka kukwandikira gutya hasoni hasije kumbeshya gutya ukemera gushyingiranwa nanjye ufite undi muntu mukunda n'ufite umugore mumaranye n'umwaka ibyo bintu wabikoreye iki ese kuki ubabariza umutima gutyo ese sheri uyu muntu ko ntawe nzi ntawe nzi uwo muntu ntawe uzi ukwandikiye gutyo uzi n'igihe mumaranye mukundana uwo muntu ntawe uzi ese sheri ubu tuve ko nta bantu bakwandikira utazi sheri ntuzi ko ndi umwizerwa kuri wowe maze urumva nashaka undi mugore nk'uyu maze nyine iyo babafatiye mu mafuti muzi kwireguza ubusa okay sheri ngaho uzana nawe telefone yawe turebe ntabwo birirwa ubinsaba ngo njyewe ndagira ngo nkumenyeshe ko nta kintu na kimwe nshobora gukora cy'ubugoryi nk'ubwo cyangwa se mbe nagwemukira izi telefone yanjye nifata urebe hari ikintu na kimwe ngiye nshobora kugusha nta soni barakwandikira gutya ngo sheri for what mumaranye umwaka mukundana higwa ese sheri umwaka wose ntitwari turi kumwe none se nyine kuki wakundanye n'abandi kuki uwo muntu ameze nk'aho wagira ngo nyine tumara igihe cyose tumanye nawe mumara icyo gihe mukundana cyangwa washatsemo n'abantu ariko se sheri usibye kwirengagiza umwaka wose tumaranye hari umunsi wigeze wiraza byibura mu buryo naba mfite undi mugore tukatugeza turara n'umunsi n'umwe hanyuma kuki mukirirwana aho uri ku kazi tuba turi kumwe ase sheri n'iki wamburanye kuki mbabajije gutya uwo muntu n'iki yandushije hari na rimwe wansaba ikintu nkagikwima cyangwa se niwe wishimira nkabone nyine hanyuma utekereza ko naba nirwana nawe tukaba dutunzwe n'iki kuki utumva ko mba ndi mu kazi ushobora kumbwira uwo muntu uwo ari we cyangwa se no kumusobanurira niba ndagukunda nkigendera njye wanambwira nkava muri urugo nkagenda wenda no kuba nsengera mu idini ry'abayisilamu niyo mpamvu rituma unyekanikana gutya natunga umugore wa kabiri gute utabizi hanyuma we mumaranye akojeje okay sava nayibona right hanyuma uyu happy we ninde happy n'udutima akira wowe ninde Gucci wowe ninde se ninde ngiye ngwidana mu ngo gucci nawe ugenda mu nzamuye ijosi Gucci mbwira nawe ninde ninde si nabwo ndanamuzi kandi ubwa mbere mubonye muri telefone yanjye happy ubwa mbere mubonye ubwa mbere nyine ngiye kutumvaga ko ubwa mbere mubonye uyu nguyu okay iyi message njye atari ubwa mbere nyibonye
Bana ibintu twiye tuvugana njye nawe. Birenze. Twamarana umwaka ko arimo ibintu bigana gutya. Okay, Sheri. Ngamuhamagara. Niba ntacyo bikanga muhamagara. Ndamuhamagara kugira ngo njye nkwemeze ko nta kibazo na kimwe mfite. Ukumva? Igisobanuro yivuge. Niba nushaka niba nibyo mwagambanye gaze kumbeshyira ko nanjye mfite umuceri ku ruhande mubimenye mubicire hanze ko Sheri. Frank, baby. Happy anniversary. Love. Sheri. I love you, baby. It's a plan. Sheri, I love you too. Oh, can this actually? Sheri, it's a plan. Yeah, for sure. I did it. That's right. Oh, Sheri, Sheri. That could be this round. Uzikunda ari mama. Aho ubwiza ushaka bira kujya ngoza tuzasubikire. Wenda tuzokire ku mugoroba. No. Ugomba gufata icyumweru cyose cyangwa se ukwezi ukangera Dubai, ukava Dubai. Osho, ugize iminota itarenze 10. Ego nawe ugomba kunyishyura rero iminsi 10. Ubwo nyine iminota ujyana n'umunsi umwe tujyana. Ahubwo ugera kutuzafata amasaha 10. No, Sheri. Ndi business. Sheri kamubwise njye kubeshya. Utima wanjye nta n'umwe nari nsaze n'imijija ari kwiyoba hari. Yaba hari. Urya muri sidira just umana telefone. Hanyuma se telefone yaje nkuzi password nanjye nzi yayo Sheri. Jewe ndikwibaza ukuntu. Ahubwo we mbwira rero sasa. Kuva rya rukekana n'ucyusi kujya muri telefone yaje. Sheri moya just njye nayifashe kurabona yanjye n'undi yamwe muri yankoresha yawe kugira ngo nyine ko nta byose nari mfite. Sheri nagasoze. No. I love you. mubwira ngo njyewe igihe kibi cyose umugabo ari umugabo sibyo mwumva ntahe mutamwiza bize ko wahuzuye ariko ko wahuzuye uwo nguwo ndekera ndaryama mu byuko ubu rero uragira ngo wisinzirize hatoya ntaza kugusaba ibiryo byo kuri ijana ndagatura mama ni ndaryo uno munsi sinkubeshye do irarora aka gacupa nkaguriwe na none na karori karori yambwiye ngo umuntu wanjye wandangiye ikiraka umwe n'agacupa hatoya utaza kuzana umutamubi ngo njye nakumye cyangwa se nanze guhaha nta faranga afite ariko nezera ko wateretse nagumva ko natashye ariko mbaza ubundi uzajya nzasakuza abaturanyi bose bumva njye nsaba ibiryo kandi umuntu w'umugabo ntacyo nywa amazi nimara kunywa amazi utaramba ibiryo sha ndagatora mama bose rero ninjye nawe zizi ukuntu wowe mu buzima bwawe wifata ukumva ko uzajya uryama kandi njye naryama ukavuga ngo naryamye nagize ne induru zikavuga gusa amazi uko yahindutse amazi ari mu rwunyunyu wayavomye hehe amazi ndimo kunywa ari mu rwunyunyu wayavomye hehe kuko mu by'ukuri aya mazi ko atasanzwe nk'ayo nari isanzwemo siwe mbaza amazi ari mu rwunyunyu nta mvura yaguye ngo mva ngo ndimo kunywa imereko
wavomye udashye heheze Mm. inka yanjye none se ntabwo uzi ko ako ngako gafunguye ariko tujya njya nyaramo nk'unywa ariya komba nayapfundikiye kugira ngo atagira Egari! yanjye Inka! mbese wowe apfundikiye niyo mba napfundikiye kugira ngo atagwamo imyanda wagiye gufata kuri ayo yapfunduye uzi ko arizo ariko mumaze kandi usubize none ugeze aho unywesheje inkari zawe ariko se munywa inzoga munywa nzobya munywa siridu ngo zizagaruke zija reka dawe cyakora nicyo cyagushobora nicyo cyashobora kunywa inkari zawe ubuze kubera iki wayaneze none kubera iki wafashe nawe agakombe maze gutaha saa 9 z'ijoro none se wagira ngo bigenze reka ubwira zuraba inkari unyweshe shabaraje kambyuka nyazindi wenda wasima unyari zindi harimo ngo tome jaba munguwe rero uzoye kuntu unywesheje inkari ngenza kushaka ntabwo umva bibaza nirukengurukira n'icupa nanyweye narangiza hejuru y'inkari zawe bahora bambwira ngo nashatse imbwa uri imbwa n'ubu imbwa ninde burundu imbwa ninde wa mugore ngende imbwa hejuru y'uko nyweye inkari zawe ngende imbwa winsakureza niryamire umuntu uragiye wanshobora se nkangarukira inzoga yanjye ubu wasinze uri kugenda ugwa ubwo urumva wanshobora uravuga ngo ntabwo nagushobora nagukubita nkakuzingira muri siporo noneho tugiye kureba imbwa n'umugabo ngiye kureba umuntu washatse undi ndasoni ngira ko ngo ntuza za sheri ntumbwire ko uvuye hanze nanone sheri none se uyobewe ko nagomba kudodesha ya myenda kudodesha sheri nakwemye kuva mu rugo utambwiye ibyo ntiwanze birengaho siri uracyabirengaho sheri ntabwo dufite ikirori ejo bundi okay uvuye kudodesha hehe ni Eric wandodeye nose hari undi wandodeye Eric wambaye gutya yakuzenguruka kugira gutya kuzengurutsa ubu si ubundi wambaye ibiki ubu ni imyenda yo kujyana ku muhanda mu bagabo abagabo mvuyemo ni bande urabizi imyenda nari nyikeneye nagiye nyine mfata ibipimo wabashe kundodera rero agufata ibipimo wambaye gutya ubu hari sutiye wambaye nta sutiye wambaye wowe wasa nta n'ikariso wambaye ukajya mu bagabo gusa bakuzengurutsa ngo bari kugupima ngiye numvaga ari hafi nka nari kudodesha iyi ni imyenda yo kwambara mu rugo ntabwo ari imyenda yo gusohokana kandi cyane ntiwemerewe gusohoka nta nubwo wemerewe gusohoka umeze gutya ngaho ndebera nawe usibye kunteza uruga ubu se ugira ngo amabanga yanjye y'urugo bayamenye oya sheri ubwo ninde muntu nakwereka amabanga yawe nyine umva ko ari amabanga yawe ubu se n'icyo uba utakoze n'icyo uba utabiritse hariya Eric n'uwahiye nk'utudodera sinaya kudodera naya shati yawe uyobewe ko Eric nta n'umugore agira nyine nta mugore afite byanze bikunze gufatana ibipimo ari nini yagufashe gute mbwira byagenze bite nyine yamfashe ibipimo anezaho metero gutya naho gutya ku kibuno ankorera umugore ku mabere oya yakozagaho metero gutya nyine ntabwo we yankozeho metero ye niyo yankozeho ku mabere hanyuma hasi bikagenda bite nyine anyeza hano ku kibuno nabwo ariko rira kuki ushaka kugira akagoryi aseshere kuba najya hanze ngiye kudodesha imyenda yanjye nzambara urabizi imikiro twabipanze turi kumwe kujya hanze si imijyanza nakubwita jya umbwira ikintu cyose ukeneye ntwijyane no kujya gutanga ibipimo nanjye nzi gufata ibipimo nabigufata sindi umwenjeniyeri si metero nkashushanya n'inyuma nkazengurutsa nkamenya ubugari bwawe n'uburebure bwawe ese izo mbabazi uhora usaba za buri munsi zidakosoka n'iziki ese reka nkubaza ubundi ufite irari ku bandi bagabo ubundi abakobwa so bakunda kudoda neza badodera abakobwa bagenzi babo gute wowe wisanze kuri uwo muhungu yagiye kudodera kubera iki buri gihe umbona muri iyo sura kuki utekereza ko hari ikintu runaka nshobora kujya gukora n'abagabo hanze I'm yours nta wundi muntu n'umwe ushobora kwishimira atari wowe okay ibitarajya mbere ndacyabitegereje sibyo ntukajya untekerezaho ibindi sibyo
umwe ninde ugukora muri salo ni umuhungu cyangwa umukobwa nsobanurira abantu ndashaka kubakurinda niba ufite umudozi w'umugabo ukagira umuntu ugukorera imisatsi w'umugabo undi akagukorera inzara w'umugabo ntabwo nzamenya niyo bakujyanye sheri ugiye no kunkura muri salo n'inzara n'abankorera byose ugiye kuhahindura kubera ari abagabo tugiye kujya dukoresha abakobwa kandi nzabakwishyirira ese ubundi kuba uri mu rugo ubundi uba ukeneye ibyiki ngomba gusa neza imbere yawe hanyuma se njye nakurongoye ntabizi ko uri mwiza ubwiza bwawe burampagije sheri basi bitubirekere sibyo ntabwo nshaka kumva byibura ujya muri salo tugiye kujya ahantu mu bukwe wenda byibura babona umugore wanjye ko asa neza ariko ikindi nacyo ntashaka sinzongere kukubona ibintu byambaye hanze y'igipangu iyi ni imyenda yo kwambara mu rugo urahitamo ibintu bibiri kunyumva cyangwa kumva abandi ugiye kubyereka uko byanze bikunze ari abandi ugiye kubyereka sheri njye nta wundi muntu hanze mvugana nawe ibindi bintu bitari iby'akazi mba ngiyemo ibindi birenze rero witekereza njye ntawe ushaka kubijyamo kandi sinzi impamvu bigira uhora umushinja ibyo bintu ese ubundi kubera iki ubona nabishobora hanze se ntibashobora gushobora ibyo ntashoboye ibyo tubyumvikane Leila ubanza unyumve neza kuri ibyo ngibyo utarazamura amarangamutima yawe ndabizi ukuntu ukunda kwiririsha birantanga ibyo bigize umubiri w'umuntu cyangwa ibyo bigize ubuzima abandi bantu bakwishimana mu buryo bwose bushoboka bira nubwo bitaba ariko mbabara pe undindi ikintu cyitwa umugabo mu matwi yanjye ngo ari kugukorera serivisi runaka ngo uri kumwe n'umugabo umbabare kuri icyo kintu eida n'urufunguzo ushobora no kuzarukora kugira ngo ugikomeze umusontagize gutya ngushaka nakubuza genda utasubirayo n'ubundi nterera ipasi ngiye no kujya mu kazi ndagazwingingi izina ry'Imana nitubura n'umukiro tugahita tujya gufata banzire bizuba twicaye kuva mu gitondo nta n'igihumbi wivuga igihumbi nta n'ikibugande nta n'icyakera turi bubone kandi byose biba bitewe rwawereka njye se bitera ahantu hose tugiye gukora uba ugomba gusigara nimero zabo kugira ngo basi ujye unababaza nimba ari ikibazo kuko najyaga nza bagahita banjyana ukaba waje utera umwaku uri umushingwe wowe kandi abashingwe bagira amatama manini ese bura turicara ubwo bagize nk'umuza agatubwira ati ngashaka gukora ko tujya gucukura twakuraho ibikoresho twicaye ku ndege wajya hano haruguru kwa Karimu basi ukareba wa mutipa akakutiza niyo yagutiza nyiramugwera yo Karimu si icyo kumujyana imbere sibikunda ikibazo baje bakadusanga nta n'igikoresho ngiye kugira ngo njye kureba Karimu n'izi gikoresho akuzira namukoreye uzi ko ejo bundi nagiye kujya ngiye kumusura nsanga umugore ari kogera hanze ndamurunguruka yaramfashije ibyankoreye wowe bite boss Sari boss fresh karibu turashima Imana pe bimeze bite ko muri hano ku muhanda twebwe turi abakozi turakora turatumika aka kazi kila siku ariko uyu munsi twakabuze ariko ntacyo tudakora nta kintu tudakora ariko turi nyamibwa n'umuvandimwe numva nakugira ngo nambaye ino kanzu baratsirama ejo bundi barakabazi ukoze akazi wakashobora gusira jewe sinari umujyi si do ni umujyi kakizunguza kakakuma uyu niyo zaba ari ferabit arazikorera kumusiramura ntacyo bivuze cyane habe ahubwo ndi kumva uri kumusabira akazi we ntabwo ushaka se kandi turi kumwe ubwo nyine tuba turimo kwivuga ibintu jewe makazi boss umenye ko ibintu bya byose bigiye kuba televiziyo bigiye kumanagingwa ndabizambya urabizi ko ari bukabu kano boss genda nyamiko ubwo tubaza wenda hari ikintu ashobora no kuturangisha hari ukose ari kaburimbo ari na kantine mbere ko tujyana gushobora no kutugura amata tukinywera no kureka ufite amagambo menshi yo kwitana njye bari tumugande yego niko yabaye ni mwana mwiza niko yabaye ndipfubyi nta muntu n'umwe ngiye mvukana nawe ikindi turavukana uyu nako arangije kanashonje pe tumaze iminsi ibiri twabuze n'ikintu rero yego ndagakora uya wivuga ngo turagakora vuga ngo turagakora tubere iwanjye muri jana umuntu usize gukora muri jana jewe koko jewe ubwo ndeba ni nacyo niza muri superieur
ndakupa icyatsi nkakivanamo n'ikintu bita imizi iyo ndimo gukata indabyo ngendera kuri mezire gutya nyine kiraho na rati njyewe ndazirandura akamere nshyashya oya neze wandandurira indabo wowe ntabyo uzi wowe ntabyo uzi kubipfura njyewe shyiraho irati gutyo zikaringanira umurima ngo ugiye kuwufira nukuzirenganisha mubwira uri iki warata ntabwo ushyiraho ikintu bita uri ikigori wenda ndabikora ko nabikora tumaze imyaka uzi ko tumaze imyaka hafi 40 ariko wowe zirandura kandi akeneye umuntu uzikatakata hano no mu bantu bakata uribuka ejo bundi hano haruguru kwa Karimunda twarabikase pe azajya yareba uvuga ko ubikora buri munsi ugiye gukoresha ntabishaka nyine ariko ubaye ndabitigita nkabishaka ariko ubaye ubifite iwawe byaba ari akarusho hari igihe tubipfuragura n'intoki bikaringana tutanakoresha n'igikoresho urumva ko wowe nahise nkumva Jewe yanyumvishe yakumvishe nyine kuri ikigori nta kintu uratsiramuye nta kibazo icyo kindi runguruka kanya buri kuvuga ngo barega wigora umukire mana nyagazi asigamo tune tuvanamo bose ni ukuri kuba yego ukuntu umeze ni akazi k'umunsi no kunkorera muri jardin ukansigira amasuku hose nta kibazo ugenda bikora abona ubwiza bwabyo wowe nyizera ngezayo gusa wowe mbwira ati kata ibi ngibi ukubura aha ukora iki ibindi byose buranzi no kudesigninga indabo cyane wowe ntacyo ndabireba n'ubundi ujya mu modoka mbabibona sawa rero umwana wanjye akazi no nawe ntukirari igihe nazakubona se ntitujyanye se waretse kugora umukire nakubeshaga mubwira ngo wige ubuse ndi kubabara oya byikorere nese areka akora ari umwe nawe ari igihe nazakubwira ntacyo uvuze ko muvukana se tagira igihumbi n'undi yari buguhe tagira igihumbi basi murayasangira ntabwo wansiga kuza umunsi uza kuza atajyanye ayo muhemba humura araguhaho basi wansijyana umungazi basi nsigira inkende basi basi yewe niko ndavuze ngo urarwaye shanze ko bari bungirire mu bakazana barakanyine n'umuntu mwese basi wowe wakize udakwiye no gukira wowe umuntu w'akazi umuntu w'umurwayi kugira ngo abone imiti yo kwivura wowe icoco yewe nzabaho nagufite kandi nzabaho ubugabo bw'ubuyobe uri inzobe koko tegariwe ni karibu ese wowe usigaye nza nkanifungurira nkarinda ninjira ngusanga hano nese undi hano ntabwo ari iwawe se habaye iwawe habaye iwanjye ariko n'undi ni iwawe habaye iwanjye habaye iwanjye ariko mu bundi buryo mbo reka twe kuvuga ibintu byinshi rero ese wanareka nkakwakira ariko oya winyakira ndi kugenda ubu ngubu nirinze ndi kugenda kabisa ndi gushaka kuma uduce shamereza wari uri aha ariko iyi ndaho kabisa ndakomeye nanjye meze neza usibye ko nyine narena nagukumbuye wabumbuye mu biki nyine ndakumbuye madamu babarira ariko jya wibuka ko mfite n'umugore ko se umugore wawe hano aba muri runo rugo nyine none se ubwo ngubwo we buri gihe tubihurizemo ubu ngubu ari kumbaza ngo mbese ngo buriya byagenze utenga iki umva ase ubwo tuvugishije ukore mva nyine mubwire we nta nubwo uba umwumviye nyine baretse kunteza ibibazo nese nguteje ibihe bibazo ega none abigira ndahari ngo mbikemure ese hari icyo wamburanye nyine ndabizi ko bikemuye wabihurizamo kandi utwo ducenga dushaka ega n'undi nta mafaranga mfite uriya mukobwa mubana ntaza buri gihe akaba ari undembaremba nawe nkagenda ngapfundika madamu mu maso nkamubwira ngo mwampaye igice ayawe mva nyine mubwire uri kumva reka nayo ku kwezi nyine twongere tubigenze nka kwa kundi ndahazi ase uko tuvugishije ukore ukwezi kari guciyemo ntabwo wari umwumva ukwezi se nyine hari ukuntu umugabo yigomye ibintu urumva ati kubireba nyine nawe reba noneho buri kwaje usanga nabaye mushyashya nyine se uri kwisigamo yanjye se undi ayo ngayo uri kwisigamo yakabaye ari ayanjye nkayabika
ese ko nta mafaranga mfite nta mafaranga cyangwa we piriya vina nayandi ko nyine mubwira oya ariko mbabarira rwose witangira kuza umbwira ngo uzumbwire urumva madamu yambwiye ko uyu munsi natabona umufuka w'umuceri bibaza akorera inzu mba mfite nkarinda ngura inusu y'umuceri kuri botike nyine mva nayo nkayikopesha njye nyihanganira uku kwezi tubigenze nk'uko dusanzwe tubigenza noneho ubundi kuriya kwezi nzakwishyura reka n'ugushize warambwiraga ngo kuninza ngo ntuzamwisha nese ndakugusha ahubwo nawe kujya undeba nyine ugahita unyifuza kandi nanjye reka ndagukunda wituma nkureba rero professor mva mubwire nyine wituma nkureba nyine tuganire turebana ndi kukubwira ngo shyira hano Tuga- Imana wituma nkureba tuganire tureba ninkureba n'ubundi ni cya kimwe ngakomeza ureba aho hirya ubwo niho harakwishyura ntari icyo ngaho nyishyura nyine reba hano tuganire nyine hari ukuntu nyine twabigenza noneho nyine hari n'ukuntu nivuguriyemo ukuntu oya na ni ukuri yishyura njya kureba madamu ndikumva ntabyo ngo arifu narivuguriye nyine we tugende nkwereke uyu munsi hano hatawishimye kuruta nuko Imana ariko rero erega n'ubundi ndagukunda ni ukuri ndagukunda ese wowe ubona ntakwitaho uzi ko nta muntu nitaho kuruta nta n'undi muntu ugenda nitaho kuruta uko nkwitaho ni ukuri we ntujya ubibona bo oya ako se reba hano tuganire baba we kankuriyemo n'agakotsi ubundi washyushye have ku izina ry'Imana umva nyine uko nkorogoshora ndi gukorogosha se naribi ndagufasha ni ukuvuga ngo ikintu nkeneye yakase vuga ndeba ikibazo cyawe ahantu hose ukoze numva koroshye ariko n'undi turakundana nuko uri kwijijisha nyine turakundana ariko urebye utwo duce ariko se korana hano tugende mbabwira ko nari ndi kwihuta oya nuko se wakwihuta wakwiburaho wenda n'utunota dukeya nyine ukagenda wishimye nta n'umwaga ufite wowe nyine ukagenda nta n'umwaga ufite uyu mwaga wo ntawe naje nabyikuye oya mva ariko se reka twegerane ariko wowe wegerane nande njye nawe twegerane jya uryamana hano nyine utete wumve ko umeze neza kundi nabigenza umva none ubwo kuntu none se ngaruka tujye mu